Yesu ashimwe cyane Bosco. Uraho neza, urakomeye, ni amahoro. Sawa, uhabwa umugisha kandi ndagukunda mwana wanjye. Abantu bahuruye baraza bavuga ati twamenye ko muganga mwami wahageze. Ese imbaraga ubundi ukoresha uzikura he? Zikuba muri iyo nkoni ivuze iki kuri we muze? Inkoni yanjye nayihawe n'abakurambere banjye ba kare. Zirafasha mu bantu b'uburyo neza yo kubavura. Yego. Hanyuma abantu bari kure yawe wifashije iyo nkoni ubavura. Bosco Empire. Yesu ashimwe cyane Bosco. Uraho neza, urakomeye, ni amahoro. Reka nizere ko umeze neza. Wihangane narakuborotse kubera ko nabonaga nk'ibiganiro wankozeho kwa kundi umuntu asharinga ukanabisharinga iwanjye. Nta mpamvu rero ko nta yindi communication tugirana mperuka unyaka ikiganiro tariki 6 z'ukwa gatatu 2024. Mu biganiro wakoze wavuze ko nsuzugura, wenda sinibaza niba kuba ntaraguhaye ikiganiro ari cyo wakwita agasuzuguro. So ikintu rero nshaka kukubwira mu cyubahiro cyawe kandi kigukwiriye, ndashaka kuganira nawe nk'umubyeyi mutangana, mutazigera munangana, kereka Imana yongeye kurema abantu ikaturemera umunsi umwe. Ariko ndi umubyeyi mukuru nubwo njya numva umpa imyaka y'abana, ariko ndi umubyeyi mukuru. Icya mbere, nabonye ibiganiro ukora nubwo ntabyitaho cyane, ariko abanjye babyitaho. Ndashaka kubaza ikibazo cya mbere, uranzi? Waba unzi Bosco? Njye ntabwo nkuzi. Icya kabiri, twaraturanye? Ese twarasenganye? Ariko umuntu avuga umuntu wenda ukaba wavuga uti aba bantu baraziranye. Okay, ibyo tubireke. Watangiye uvuga ko uvuga ibyavuzweho, uri umusesenguzi, ibyo birarangira, uvuga ibindi. Bosco rero njyewe ndi umubyeyi, niyo naba mfite ikindi kintu ndi bukore kugira ngo ibyo urimo ubivemo, nabanza nkakubera umubyeyi nkaguhana. Ibi bintu uri gukora birashoboka ko uri kubikuramo amafaranga, nibyo, kuko ubaye utabivanamo amafaranga ntabwo wabikora. Ariko Bosco, iyi YouTube uko yaje niko izagenda. Ese YouTube nimara kugenda uzabana ute n'abantu wirirwa utukira kuri YouTube wandagaza ubabeshyera ubahimbira ibinyoma, dore ko atari njye gusa wibasiye? Ese Bosco, uribuka ko bucya bwitwa ejo? Ese uribuka ko ntawe umenya aho bwirageze? Ese uribuka ko iyo ufashe abantu 10 bose ukabibasira ukabatuka, uzi ko abantu bafite imiryango bakagira n'inshuti bakagira n'abakunzi? Ese ubwirwa n'iki uzasaba amazi uwo ariwe, ko nta muntu wagera ku rwego atari bwaka amazi yo kunywa? Ese basi iyo ugiye kuvuga ubanza gutekereza ibyo urimo cyangwa ubitekereza warangije kubivuga? Kuko njye maze imyaka 6 nkorera kuri réseaux sociaux, urumva ibyo urimo ni ibintu nshobora kuba nzi, mwereka ingaruka zabyo pe. Bosco, ntabwo umuntu nkunda yanyanga kubera ko we wansebeje, kuko n'ubundi wowe icyo korana gusebya abantu. Ariko se muvandimwe, kumbona ukiri umuhungu, ukiri umwana mutoya, ibi bintu uri gukora ntacyo bizagukoraho? Ese Bosco, abantu bose ko atari mutesi,
ese Bosco ntabwo utekereza ko hari undi muntu uzakorera ibintu nk'ibi akaguhiga akakuvuna nk'akaboko cyangwa akaguru? Ese basi ko numvishe wize ntabwo wasaba Imana ikaguhindurira imikorere ukareka gukora ibintu nk'ibi ngibi birimo ingaruka ku rwego Satani yaguhumye amaso ngo utareba izo ngaruka? Bosco wibuka ko turi Abanyarwanda. Iyo ufata umunyarwanda mugenzi wawe ukamukuramo matirisi ukicara ukabwira isi ko Mutesi bamuvanyemo matirisi, gushaka dogiteri nshaka akankuramo matirisi, wowe ubwawe ubyisabira? yego. Ukongera uti Mutesi yasabye ibihumbi 50 uti 7 biki, ubizi neza kubeshya. Ejo barambwira ko harimo $40 by'idolari kandi irimbi ryarari barigeze nko mu 50, ariko Imana irabikora. Ndasaba abantu Bosco akakaba akazi, ariko niba kajemo ubugome n'isesereza no kwibasira no guhimba ibinyoma, nukuri bitagombeye ko mvuga n'Imana, nukuri uzabigiramo ingaruka mbi. Hari igihe uzicara uvuge ngo Pastor Mutesi ibi yarabimbwiye. Kabaye akazi uri kuvuga ibyuzi, ntabwo Bosco kaba akazi uri guhimba ibinyoma. Njyewe nongeye kubigusobanurira, nta muntu n'umwe ku isi ushobora kunyanga kubera ko we Bosco wavuze nabi. Abantu bazi ko ntakuzi, abantu bazi ko mbeshyera, kuko Bosco Mutesi uvuga abantu baramuzi. Rero abantu baranzi kandi ntabwo ndi umuntu wabaye ngo mbahamba, oya, abo twabanye baranzi. Tureke no kuvuga ngo abantu baranzi, Imana nayo iranzi. Rero ntabwo njyewe mfite ikibazo gikomeye, sibyo Bosco? Ntabwo mfite ikibazo cy'ibirahure uri kumena, njyewe mfite ikibazo cy'uko ibimene byabyo bizagusatagura. Mbigusubiriyemo, ntabwo mfite ikibazo cy'ibirahure uri kumena kuko ndi umubyeyi, ahubwo mfite ikibazo cy'uko ibimene bya biriya birahure bizakujomba, ibindi bikagutemagura, ibindi bikakwica. Bosco, uzi gukubitwa n'inkoni wiciriye? Ese basi nta nubwo uzi gusenga ngo ubwire Imana uti wampinduriye akazi ukama akazi kazima? Ubwo rero iyo ubona views ugira ngo abantu baragushyigikiye. Ntabwo abantu bagushyigikiye, baragukomera amashyi, ariko abavuza impundu uyu munsi ejo nibo bazakuvugiriza induru. Ibintu urimo nutagira icyo bikoraho byo bizagira icyo bigukoraho. Senga Imana iguhindurire. Bosco, uzakurikirana amateka yanjye kuri social media. Nkakoreye imyaka 6, nta na rimwe ndafata mikrofone ngo mvuge umuntu nabi, kandi ntabwo byambujije kuhagirira umugisha. Ibyo urimo ntabwo bizakubaka, bizagusenya. Uri kugira abanzi benshi inyuma yawe. Ibyo uri gukora nawe uzabikorerwa. Abantu ntibazakubeshya uko urwanya umuntu, nawe arakurwanya. Ibi uri gukora nawe umuntu azabigukorera mu bundi buryo, sibyo? Icyo umuntu abibye mu isi aragisarura. Iki ndashaka kuguhana nk'umushumba. Ese ndazira ko wanyatse ikiganiro basi nkakikwima? Ese wenda uwo yaba ari njye, abandi banyarwanda se wibasira urabaziza iki? Ese Bosco, ubu ngubu urabona ibintu uzabicika? Njyewe nakugiriye inama nk'umubyeyi. Ibyo urimo sindi kugusaba imbabazi ngo ureke kumvuga, kuko nta muntu uzanyanga kuko Bosco yamunyangishije. Oya, ntawe ubaho kuri iyi si. Isi yose irabibona ko uri gatumwa ku buzima bwa Mutesi. Ariko nkugiriye inama nk'umubyeyi, shaka kandi kazi, Imana ikaguheremo umugisha. Uri mutoya, ntaho bizakugeza, bizakwica. Bosco, amarira y'urengana aravuga. Ibintu bamo bizagukoraho, ubirebesha amaso yawe neza. Taguhaniye nk'umubyeyi, singutumye kuri social media, nguhaniye mu gikari nk'umubyeyi. Va mu bintu urimo, usenga Imana. Nanjye ubwanjye ndagufasha gusenga, iguhindurira imirimo. Naho abaguha amafaranga bagukomera amashyi ngo sebye Mutesi, ni ukuri Bosco, nongere nkubwire, nta wica uw'Imana itishe, nta urangiza uw'Imana itarangije, nta uzimya uw'Imana itazimije, nta ukuraho uw'Imana itakuyeho. Niba Mutesi
aho mushaka kumukura Imana ikihamushaka izahamurindira. Uko uzajya ugenda unsebya niko Imana izajya igenda impumugisha ubireba. Igihe kizagera wicare wicuze. Njye sindagutuka, sinzanagutuka, ndakomeza no kugusengera. Ndakuruse kuko ndi umubyeyi mukuru. Kenda umubyeyi mukuru, ndakuruse Bosco, ndaguhannye. Fa mu bintu urimo. Turi Abanyarwanda. Hirya y'aya madini n'inda no kwirirwa dusebanya. Turi abavandimwe. Turi Abanyarwanda Bosco. Senga Imana iguha indi mirimo ukora. Nubwo waba ufite ugushyigikiye, nubwo ufite andi maboko akuri inyuma, aragushuka arakubeshya. Ikinyoma ni mukeba w'Imana. Ibintu urimo nta nkunga y'Imana uzabibonamo. Ahubwo hirya y'amagambo nkubwiye uzabibonamo inkoni y'Imana. Ndi umubyeyi ndabikubwiye. Nubwo bagukomera amashyi, abantu ejo bakuvugiriza induru. Senga Imana iguha indi mirimo ukora. Irahari, warize, Imana yaha umugisha ibyo wize. Hari amagambo ari kuvuga muziranenge. Umuntu agize gupfusha umugabo wabyaranye 5, ugize ku rwego wirirwa ubwira abantu ko ngo yari indaya, ngo umwana we ngo yafunzwe kuko yakubise umuhabara wa nyina. Hejuru y'amagambo y'abantu muri Arizona baguha bakubeshya wowe, bagushuka, warangiza ukajya kubivuga. Buri igikomere cyo kubura umuntu mwabyaranye 5, wabaye umugabo mu bukome bwawe, hakongeraho no kumva umuntu nka Bosco yakubita amacumu ameze kuriya mu mutima. Utekereza ko buriya amaraso ari mu mutima w'uriya mugore, nutamusaba imbabazi ugira ngo uzayakira? Bosco, icara ufate umuntu wese wasebeje kuri cano yawe umusaba imbabazi. Numara kumusaba imbabazi upfuka mubwira Imana ngo mpindurira imikorere, umpe ibyo nkora, ndacyari muto. Imana izakumva. Ubane neza n'abavandimwe bawe Abanyarwanda. Ureke gutungwa n'ibinyoma no guhimba no kubeshya. Cyo unteye imbabazi, unteye muri umwana mutoya. Ese uzabaho ute ko abantu ari abagome nk'uko uri umugome? Ubwo bugome ufite n'abandi barufite Bosco. Nkubwiye muri to iri hejuru kuko ndakuruta, ndi umubyeyi, ndaguhannye. Iby'ubushumba tubireke, turi abavandimwe, turi Abanyarwanda. Singusaba ngo ureke, nta nubwo ndi kugusaba imbabazi hoya. Bimwe ngo Bosco ngo uzamuha amafaranga ngo aceceke. Jewe gihe kiya rubanza ki? Ni wowe uri kwigirira nabi. Jewe ntabwo mfite ikibazo cy'ibirahuri uri kumena kwa Mutesi. Ikibazo mfite nuko ibimene byabyo bizagutemagura, bigatema amaboko yawe, bigatemagura ubuzima bwawe, ugasigara waratemwe n'ibyo wizaniye, ugasigara mu ngaruka z'ibyo wikururiye. Bosco, uri umwana muto, garukiraho. Narabyaye ntabwo nakomeza kureberera ngo ngutererane. Isi iri kugutererana, abantu baragukomera amashyi, uri kujya mu cyobo bagakoma amashyi bamanura umugozi umanuka. Uri kujya ahantu habi, uzagirana ibibazo n'abantu benshi. Iyo abantu barira n'Imana irababara. Ntabwo uri kuriza umuntu umwe si babiri. Ushobora kugira ngo wibasiye mu masharirene, kumbi abantu bari inyuma ye bose bakaguhiga uko ukora ubugome. Imbabazi mama Sharene afite cyangwa Mutesi cyangwa undi cyangwa muzirananye cyangwa nde? Utabirarikira cyangwa nuko utabishaka? Ntago mbirarikira kuko nzi ko bidahari, uri kumva? Kandi mfite n'ibindi bintu byasimbuye ibyo ngibyo. Ntago umunezero muri ubu buzima ari wo kuryamana n'umugabo gusa. Nawe urimo? Ntago abantu bose bazifite. Uyu munsi wa none nshobora kukugirira imbabazi, ariko hakaba umuntu wanjye utazazikugirira. Ejo ukisanga mu bindi bintu. Nese ubu nubona ingororano z'ibyo uri gukora uzababara. Bosco, nkugiriye inama, ndi umubyeyi, ndakuruta kandi ndimo ndareba kuri ibi bintu urimo ngo ufiteye ubwoba. Imana ikurengere, Imana ikugirire neza, Imana igufashe, Imana igutabare, kuko ntabwo iri mu ruhande rwawe. Ikinyoma ni mukeba w'Imana. Ibyo uri gukora nta nkunga y'Imana birimo, kandi Satani aragushuka akakubwira ngo jya hariya
usebye uriya mugabo mugenzi wawe, wamara kumusebya akajya agafata ya nkuru akayiha abantu ati mwabonye ko Bosco yasebeje runaka, akajya kwa mugabo akamubwira ati abonye ko Bosco ari kugusebya, yarangiza akamugira inama y'icyo yagukorera. Ibi bintu nutagira icyo bikoraho byo bizagira icyo bigukoraho. Imana ikurinde, Imana ikugirire neza, igukure mu kurya ibikomere biri mu mitima y'abantu wabateje. Imana ikurinde kuba inshuti y'ikinyoma, Imana ikurinde kurara uhiga ibinyoma, Imana ikurengere muri byose. Sawa, uhabwe umugisha kandi ndagukunda mwana wanjye. Imana ikurengere muri byose. Sawa, uhabwe umugisha kandi ndagukunda mwana wanjye. Pasite, nkekera y'umugore izi ukuntu yaguhaye urukundo, izi ukuntu mwabivuganye, izi ukuntu wagiye iwabo, izi amafaranga wahasize. Pasite, ugatanga amateleviziyo, ukamuha amatelefone meza, abana bukabarihira amashuri, ugatangaho imbaraga zawe. Umugore uzi neza ko ukeneye urukundo, sha pasite, akakuzanaho uburyarya. Ariko ngewe ubu maze kukugarukira, umugore uzashaka nujya umbwira ngo pasite ngo uyu mugore ko ndeba ntazi ahantu yagiye, ndi imbere y'Imana nzajya nceceka. Buriya maze kukugarukira, ibintu byose wagezeho dote burya biba bifite impamvu, ubwo si ugufuha ahubwo uba ufite impamvu. Umuntu wese uri mu rukundo rutabeshya, iyo wamubeshya arabimenya. Pasite, umugore uzi imbaraga wakoresheje, umugore uzi ukuntu yaguherekeje muri mu rukundo, umugore uzi amagambo yakubwiraga. Nakundanye n'umutipe wo mu Bwongereza, sha pasite, turakundana bya hatari, urumva tunagerana kure pe. Rimwe aza kumbwira ngo mute, niba wari uzi gukina, kuki wafashe amagambo nk'ari ukambwira akabohera umutima wanjye ahantu kure. Akoya naje no mu Rwanda, azana n'abana kunsura, tumarana ibyumweru 2 na Queen twari tukibana. Ariko mubona akadefo, sha pasite, ntapfa kwihanganira, urumva akadefo ko gutoranya abana. Mbona ntabwo bizavamo, ndabireka. Umva twagiye no mu rugo, yagiye yujuje imodoka ibintu, umugabo mwiza we umurundi, urumva ntanamukwereka. Pasite ambwira iryo jambo, umutima urandya. Nkweretse, namuhaye amarikodi ndira, namusabye imbabazi kugira ngo umutima wanjye wendaga kuzancamo. Musaba imbabazi, umutima wanjye uratuza, twibanira mu mahoro. N'ubu ni umuntu tubanye mu mahoro gutya bisanzwe, n'umujama wanjye n'umuntu wanjye. Ako nyine nawe yarafushye cyane kubera Rusagara, akajya yirirwa yenda mva akora amarorerwa n'ibiki byose. Nawe Rusagara apfiriye, namwemye umwanya, yaje mu Rwanda, aje yirijije, agira gute, wapi nanga mva ntiyambona rwose, ndamukwepa arinda asubirayo yarambuze. Urumva namubonye ako kantu ko kurobanura abana. Pasite, umugore uzi ibintu wamukoreye agakinisha umutima wawe. Noneho nkubwire, buriya defo ya mbere namubonanye ituma ntazongera na rimwe kumugira umuntu wanjye, nubwo yapfa akazuka, kubeshyera Imana. Imana irashaka ko usubirana na wa mugore wawe. Uteko n'ubugambo n'ubusambo n'ubugegera birirwa barya amafaranga y'abagabo, nta n'isoni, yarangiza akajya kubeshyera Imana. Akuvugisha gake k'ikise kari uko nawe uri umunyantege nkeya, utazi kurekura ibyakurekure ngo urekure ingegera igende. Umugore ukubwira kuriya nyine n'amafaranga ashaka kurya. Musaza we se weke pasite, igihe nunambwira ko n'injiri cyatanu waye musaza we, tuzibarangura njye nawe. Abantu barakubonye ishono, baragutoraguye, bakubonye iki, bazi ko nyine musaza we se yakuvaho, kandi azi ko wari buzajya umuhemba ku kwezi. Vakumugegera umusaza utaramwicaje ngo amuhana, amubwira ati kuki uriya bintu by'umugabo kandi uzi ko mutazabana. Abo bagore barabona bazakora bizinesi yo kurya amafaranga y'abagabo bagakira. Habona impamvu bananirwa mu bibazo n'ibyo barimo bibahombera, bigira gute, kumbi n'udufaranga tw'abagabo bariye babamazeho amafaranga. Pasite, Imana izajya indengera, nzabaho sinzabaho nabi, sinzasa nabi. Uwiteka azajya ndengera, abana banjye baziga, nzarya neza, nzambara neza. Mutesi sinzigera nangara ku gasi. Uwiteka wenyine azibuka yuko nta muntu ku isi uri kurira, ko namubabaje, ko nariyibye. Uyu mugore yarambabaje pasite, yarambabaje ku rwego. Harabura gatungo, usibye gusiba nimero ye, harabura gatungo nananyandikira nzamuboroke. Ntabwo nkunda umuntu ukomeretsa umutima w'undi muntu. Guhemukirwa biraryana, urukundo ruraryana. Umuntu ugukunda akaguha igihe cye biraryana, none akaguha ibyuya bye, akaguha pasite, nta nyoko ugira, nta bashiki bawe ugira, ari amafaranga ntiwayabahereza, biriya byose wamuhaye ntiwabibaha.
ubuse niwe uzajya uhora uhinga biribwa n'inyoni, niwe uzajya uhora ukorera ubusa. ibaze nk'uba Dodo bamenye nk'ibi bintu, noneho inkuru yaba kimomo muri Burundi hose ko umugore yakuriye ibintu yagize gute, yangiza akanyishyiramo ngo naravuze ngo ndamukwangisha, ngo mba mvuga ngo umugore w'abana bamwe ngo wakwisubiraniye na Dodo, naranamaze niyo Mane mbabarire mba numva mva. Niba rero umuntu ubabaza pasiteri we wagira ngo noneho wagira ngo uzinze icyo wampaye, barumva namesa nkanika nkajugunya. Pasita ntushobora kumva ukuntu mu buzima bwanjye bwose umugore wicara akarya ifaranga ry'umugabo nubwo cyaba ari 1000 arantama, ndamuzira ndamwanga, mukura mu nshuti zanjye nsibana nimero ye, data twese we unsengere pe, none ejo bundi nasibye na nimero ya siya, unsengere pe, reka nkubwire pasite, nta umugore utari inyangamugayo azamvire mu buzima, ritari kuzasigara n'ingenye no kujya ngenzana n'ibirara by'abagore, nzi ngo ni abantu bazima, ari abantu buzuye ubunyoni n'ubunyema n'ubukiye, baba data we urayihaye kwibabaza, ngo naravuze ngo naramuteranyije, navuga ngo wamuretse ukitware ukagumana na Dodo, ngo ndi gushaka kugumishanya na Dodo, ngo sinshaka ko mubana. Rega aribabaza anabeshya, nta na gahunda afite yo kubana nawe koko pasite, koko nta na gahunda afite kubana nawe, akibabaza akerekana ko ababajwe nuko nirirwa ngo amusenyera nkubwira ngo usubirane na Dodo, nta na gahunda afite ari gushaka kwirira amafaranga. Mfa nkubwire sinzamubabarira pe pasite, nta kintu kimwe uzankorera kihabaho kuri iyi si nzamubabarira. Azibane nsibana, umuntu ukinisha umutima wundi akagutwara umwanya umwe, akagutwara umwanya wawe, akakubabaza yarakuririye n'amafaranga. Buriya njyewe nakundana n'abantu b'abagabo, nakumaze umunsi turara tureba twirirwa tureba, ariko mba mbizi ko ninanabivamo utazababara cyane kuko nta cyawe nariye. Urumva ni gake cyane nshobora kwemera n'igiceri cy'atanu cy'umuntu w'umugabo. Njyewe buriya nemeye ibyawe nkavuga ngo uyu mugabo ngiye gutangira kwemera ibintu bye pasite, ninkubwira ko umuntu w'umugabo yamuhaye ikintu nkacyakira, ubwo uzamenye yuko uwo mugabo tuzabana, usibye shitani yakwizanira ubwe, ariko uzamenye ko ubwo tuzabana. Koko aba bagore tuzabagira gute? Abagore b'abatinda, abagore b'ibisambo, abagore barya utuntu tw'abagabo, abagore babeshya abagabo inkundo. Shamana ndakwinginze wite buri wese ujye umuha ibihwanye n'ibyo yakoze. mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby, I love you so much honey wanjye, I love you so much, ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye, kandi nzaguhora nero agaciro, ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane.